izera umwami Yesu, izera Imana ishobora byose. Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe, bene data mwese abakurikiye URAKIRA TV, tubahaye ikaze. Ndabasuhuza bari hirya no hino ku isi, ndabasuhuza bari muri Amerika, nshuti zacu abari muri Canada, muri Australia, i Burayi, mu bihugu bitandukanye, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze muri umwanya mwiza w'umugisha, tugiye kuganira ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Uyu ni umwanya mwiza w'umugisha Imana iduhaye kugira ngo twumve icyo ivugana natwe, ikivuga ku buzima bwawe, ikivuga ku mibereho yawe. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana riboneka no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 16, umurongo waho wa 31. Ni ijambo rivuga ngo, baramusubiza bati, izera umwami Yesu urakira, ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Imana ishimwe cyane. Baramusubiza bati, izera umwami Yesu urakira wowe ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Tugereho kuvugana n'Imana muri iri jambo. Reka dusenge, twemerera Imana ko ivugana na buri muntu wese ugiye kumvira ijambo. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubuntu bwawe bukomeye kandi butangaje. Ndagushimira imbabazi zawe n'imbaraga zawe n'urukundo rwawe. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ndagusabye ngo uvugane natwe twese kandi abure utuyobora, kandi uduhe ibihe byiza. Mana ishobora byose, ndakwinginze ngo buri muntu wese akumve kandi akubone, abone imbaraga zawe n'ukuboko kwawe. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nge muri kumwe mugiye kuvuganira ijambo ry'Imana na Apostle David KUBWIMANA, nyobora itorero ryitwa Christian Family Church, nkaba ndi umushumba waryo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Nishimiye kuganira namwe muri aka kanya iri jambo ry'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo, baramusubiza bati, izera umwami Yesu urakira, ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Uyu muntu babwiraga yari umurinzi wa gereza, kandi yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ba Paul na Sila bari bamaze kuva mu nzu y'imbohe, agira ubwoba, aratinya, yumva yakwiyahura, yumva yahunga, yumvaga afite ibibazo bikomeye cyane, ndetse yumvaga yakwiyahura kuko yari afite ubwoba, avuga ati, nk'umuntu w'umurinzi, abantu bancitse, ndabigenza nte, ndakora iki? Ariko mu gihe yumvaga ko agiye kwiyahura, Petero abaramubonye, aramubwira ati, kwigirira nabi ngo wiyahure. Aravuga ati, none se ndakora iki? Ngire nte? Baramubwira ati, rero wa mugabo we, nta kindi twakubwira uretse iki kimwe cyonyine. Ngo baramusubiza bati, izera umwami Yesu. Haleluya. Nashaka kuvugana namwe aya magambo akomeye cyane Petero yavuze, ndetse na Paulo yavuze hano muri iri jambo. Ijambo rivuga ngo, izere umwami Yesu. Kwizera umwami Yesu ni shingiro, navuga ngo ni kimwe mu rufunguruzo rushobora gutuma uhabwa umugisha. Ugahabwa umugisha kubera ko wizeye umwami Yesu. Umuntu ashobora kwizera imbaraga ze, ubwenge, ubuhanga, kwizera inshuti, abavandimwe, kwizera umuryango, kwizera abantu, ariko umwanya nkuzana ijambo ry'ubuhanuzi ry'uko Imana ishaka ko uyizera. Izera umwami Yesu, izera Imana ishobora byose, izera imbaraga z'Imana, izera imirimo ikora, izera ububasha bwayo, izere ko nta kindi kintu na kimwe gihwanye nayo, izere ko ariyo yonyine ishobora byose, izere ko ariyo ifite imbaraga. Haleluya. Izere ko ariyo ifite ubushobozi. Ijambo rya kabiri baramubwiye ngo, urakira. Izera umwami Yesu urakira, wowe ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Iri jambo bavuze ngo urakira, mbibutse ko n'iyi TV turiho yitwa URAKIRA TV. Nuko ngo iri jambo rivuga ngo urakira, ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rikomeye ku buzima bwawe, ni ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe. Nuko ngo ni ijambo Imana yampaye
ririmo iri zina ry'iyi TV, ariko kandi ririmo ubuhanuzi bwawe. Rivuga ngo wowe uri aho ngaho, wowe unkurikiye, wowe wumvira ijambo, ni wowe ubwawe Imana ishaka gukiza. Urakira ibyaha umaranye igihe, urakira intege nke umaranye igihe, urakira kwiheba umaranye igihe, urakira agahinda umaranye igihe niwizera Yesu Kristo. Urakira ingorane bigeragezo ufite, urakira ibikomere umaze igihe ufite mu buzima bwawe, ibikomere watewe n'umugabo wawe, ibikomere watewe n'umugore wawe, ibikomere watewe n'ubupfubyi, ibikomere watewe n'ubupfakazi, ibikomere watewe n'ubukene, ibikomere watewe n'ubushumeri, ibibazo ufite, ibigeragezo ufite, imibereho unyuzemo, ibintu byose bikugoye ni byinshi cyane, ariko izere gukira. Urakira, ubuzima bwawe burakira, nubwo waba ufite indwara ikomeye, ariko izere yuko mu ijuru hari Imana ikiza. Haleluya. Igihe kimwe nari ndwaye bikomeye cyane, nta byiringiro mfite, byari bikomeye cyane, mbona ngiye gupfa, byari bikomeye cyane, nari ndi mu buzima buruhije cyane, nduhijwe n'indwara, ariko nizera umwami Yesu, kuko nabonaga nta kindi kintu gishobora kunkiza. Nizera umwami Yesu arankiza, amuha ubuzima, n'umwanya ndacyariho, ni njyewe uvugana nawe, Imana yakijije. Haleluya. Imana irakiza. Izera umwami Yesu, urakira. Urakira indwara umaranye igihe, urakira umugongo umaranye igihe, urakira amagufa yawe amaze iminsi akurya arakira, urakira umutwe umaze igihe warakujije amahoro, urakira imbaraga z'abarozi zari zarakuzengereje, urakira ibyo bakohererezaga ngo bikubuze amahoro biraza kuguhunga mu izina rya Yesu Kristo. Urakira ube muzima kubera imbaraga z'Imana, urakira kubera ko Imana ishobora byose, ni Imana ikiza. Ufite indwara abaganga batagukiza, ufite indwara abantu batakiza, ufite indwara n'imiti yananiwe kugukiza, ariko Yesu ni umwami ukiza, Yesu ni umuganga ukiza, Yesu arashoboye. Izere umwami urakira, izere imbaraga zurakira, izere ububasha bw'urakira, izere ko ashobora byose, urakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ibibazo ufite mu muryango wawe, wabuze umuntu wabirangiza, ariko nje kukubwira uyu mwanya muri iri jambo Imana yampaye ry'ubuhanuzi rivuga ngo urakira. Izere ko Yesu yazana amahoro wari warabuze, ugakira ibyo bibazo. Urakira ayo marira umaze igihe urira, umaze igihe ufite agahinda n'umubabaro, ibyo Yesu arabikiza. Nta wundi wabigukiza, nta wundi waguha amahoro uretse Yesu. Ibyaha wananiwe kureka kubera gukunda isi, kubera kamere yawe, nta wundi wabigukiza uretse Yesu. Izere uwo mwami ushobora byose, araguha imbaraga. Ijambo ryawe ry'Imana ryatubwiye ngo urakira wowe ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Urugo rwawe no uzi ibintu birurimo, ariko Imana irashaka kurukiza. Imana irashaka gukiza n'urugo rwawe, gukiza n'umugabo wawe, gukiza n'umugore wawe, gukiza abana bawe, gukiza bene wanyu, gukiza abo mubana nabo. Wa musore we, wa mukobwa we, Imana irashaka kugukiza. Wa mugabo, wa mugore we, Imana irashaka kugukiza. Izere Yesu umwami w'abami, kandi wihane kutizera. Umaze igihe utizeye, umaze igihe ushidikanya, ariko izere Imana ishobora byose. Imana yakubwiye ko izakubakira urugo, ariko umaze igihe ubishidikanya, wumva udafite kwizera. Izere ko ari Imana yabivuze kandi nizabikora. Imana yakubwiye ko izaguha akazi, Imana yakubwiye ko izaguha inzu, Imana yakubwiye ko izaguha umugisha, Imana yakubwiye ko uzagera ku rwego runaka, umaze igihe ubitegereje. Izere umwami Yesu, kuko ibyo yavuze no kubikora azabikora. Haleluya. Ibyo yagusezeranije no kubisohoza azabisohoza. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Izere imbaraga zayo, izere imirimo y'Imana. Imana ishobora byose. Mwanditsi umwe aranditse aravuga ngo nzi ko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana ishobora byose, nta kintu gishobora kurogoya umugambi wayo. Ibyo Imana igambiriye kugukorera nta kintu gishobora kubihindura. Ntabwo Satani azahindura umugambi Imana igufiteho, ntabwo abarozi bazahindura umugambi Imana igufiteho, ntabwo abadayimoni bazahindura umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Yizere, reka gushidikanya, wizere Imana n'imbaraga zayo, wizere imirimo yayo, wizere ko iyavuganye nawe ari Imana itabeshya. Iyakutabaye cyagiye cyashize na n'ubu iracyari Imana. Iyakurengeye mu myaka yatambutse iracyari Imana. Iyagukijije cyagiye ugiye gupfa iracyari kumwe nawe, ntaho yagiye, iracyagukunda, igufiteho umugambi. Yizere. Iyagutabaye mu myaka ishize
n'ubu iracyashaka kugutabara. Iyagukunze kuva kera utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, n'ubu iracyagukunda. Hari abantu bigeze bagukunda igihe kigeze barakwanga, ariko yo iracyagukunda. Haleluya. Hari abantu wigeze uhura nabo uyu munsi batandukanye nawe. Hari abantu mwakoranye cyangwa mwahujwe n'ibintu runaka uyu munsi utagishoboye guhura nabo, ariko reka nkubwire, Imana iracyari kumwe nawe kuva cyagiye kugezana n'ubu. Iracyari mu ruhande rwawe, iracyagufiteho umugambi mwiza, iracyakurwanirira, iracyakuneshereza, iracyafite ubushobozi, iracyashoboye kukurengera. Ntabwo inanirwa, ntirambirwa. Reka nkubwire mwene data, Imana dusenga irakomeye. Iyo Mana nkubwire irakomeye. Ni Imana izi gutabara. Haleluya. Ni Imana ishobora ibintu byose byananiranye. Ni Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka. Ni Imana ikiza indwara bikagaragara. Ni Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Ni Imana ihanagura abantu amarira barize. Ni Imana ishobora kuguha ibitotsi ugasinzira utajya gusinzira. Ni Imana ishoboye kuguha amahoro wari warabuze undi muntu ataguha. Ni Imana ishobora kukuvana mu mibereho mibi wari urimo undi muntu atagukuraho. Ni Imana ishobora kuvana mu buzima abandi bantu batagukuramo, ikagushyira mu bundi buzima. Reka nkubwire mwene data ijambo ry'ubuhanuzi, nyuma y'ubwo buzima urimo hari ubundi buzima. Imyaka mbanye n'Imana, imyaka nkoranye n'Imana, imyaka maze mvuga Imana ishobora byose, yabanye nanjye mbana nayo. Nabonye imirimo yayo mu bantu nasengeye, mu bantu nahanuriye, nabwiye ubutumwa bwiza. Nabonye Imana ikora, nabonye imbaraga z'Imana, nta jambo ivuga ngo rihere. Nabonye ko ari Imana itagitererana abantu bayo. Ni Imana yubahisha abayubashye, yubaha izakubahisha. Imana wategereje wihanganye ntizagukoza isoni, ntabwo izagutererana, ntabwo izaguhana. Haleluya. Reka nkubwire ngo ibyawe Imana irabizi. Ndumva Imana imbwira ngo reka kwiganyira, reka guhagarika umutima. Ibyawe Yesu arabizi. Reka gucika intege, reka gusubira inyuma. Ibyawe Imana irabizi. Witinya, ubwoba nibushire. Imana iri kumwe nawe. Umaze iminsi wumva uri wenyine, ariko Uwiteka arambwira ngo nkubwire, Imana iri kumwe nawe. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri kumwe nawe nubwo nta bantu bahari. Imana iri kumwe nawe nubwo wabonaga uri wenyine. Imana iri kumwe nawe muri iki gihe ndetse n'ikizaza. Imana iri mu ruhande rwawe. Wicika intege, wisubira inyuma. Ndavugana nawe wowe wari warananiwe kureka ibyaha. Va mu byo urimo, va mu ntege nke. Imana irashaka kuyigarukira. Garukira Imana, reka gucika intege. Va mu ngeso mbi wari ugiyemo, wongere wubahe Imana wo mu ijuru. Imana irashaka kuyubaha, kuyikorera. Iki ni igihe kigoye, ni igihe kiruhije. Turi mu minsi ya nyuma y'imperuka, ariko Imana irashaka ko mwezwa torero. Imana irashaka ko mwezwa mwa bantu b'Imana mwe. Ni igihe cyanyu cyo kwezwa, ni igihe cyanyu cyo kuba maso, ni igihe cyawe cyo gusenga no kwegerana n'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Niryo jambo nashakaga kubagezaho muri aka kanya. Iri jambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo urakira. Izera Umwami Yesu, urakira. Izera Imana ishobora byose, urakira wowe ubwawe n'abo mu rugo rwawe bose. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusengana muri aka kanya, tugiye kwinginga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Umwami Yesu. Nawe ufite icyifuzo, ufite ikibazo gikomeye, wari waracitse intege, urashaka kwihana, urashaka kongera gusaba Imana imbabazi n'imbaraga, ongera uce bugufi imbere y'Imana. Ushobora gupfukama, ushobora guca bugufi umutima wawe ugasenga Imana. Niba wumva ubutumwa aho uri hose, waba uri mu ndege, waba uri mu modoka, waba uri mu bwato, waba uri mu rugo iwawe, waba uri mu biro, aho uri hose, niba urimo no mu nzira ugenda, ariko gerageza umutima ushyira imbere y'Imana, usenge, ugire ikintu usaba Imana muri aka kanya, kuko Imana irashaka kugukiza. Hari ibintu Imana igiye gukiza ubuzima bwawe, hari ibintu Imana igiye gukiza umuryango wawe. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryawe twumvise muri aka kanya. Ndasengera imitima yose iryumvishe, buri muntu wese uryumvishe Mana, kugira ngo ahabwe umugisha. Ubabarire abantu ibyaha bakoze, ubakize ibyaha, ubuhagize amaraso yawe Yesu Kristo, ubavane umwanda wose w'icyaha n'igisa nacyo, ubagirire imbabazi. Imbaraga zawe zibabeho, imbabazi zawe Mana zibe ku bugingo bwabo n'ubuzima bwabo. Bagirire neza, ineza yawe n'urukundo rwawe Mana yacu bibabeho, bagotesha imbaraga zawe, babone ukuboko kwawe, babone ubuntu bwawe, babone amahoro yawe, babone kugira neza kwawe.
urakoze Mana yacu. Ndasengera abantu barwaye ngo bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu barwaye indwara iyo ari yo yose ngo bakize indwara. Ndirukana imbaraga z'uburwayi, ndirukana imyuka yose iteza indwara mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndacagagura imbaraga zose z'abazimu baguteza indwara. Wa ndwara we ndagutegetse ngo uve mu buzima bw'uyu mwana w'Imana urwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana indwara mu buzima bwawe. Ndagusengera we wariraga, Imana igukiza amarira, Imana igukiza agahinda, Imana igukize kwiheba, Imana igukize gushidikanya. We wari uri mu ntege nke, ndagusengera Imana igukize izo ntege nke. Wakira imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. We wari wihebye, imbaraga z'Imana zigukize mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Wakira imbaraga mu buzima bwawe, wakira amavuta y'ibyishimo, wakira umunezero wari warabuze. We wari uri mu gahinda wibaza uko ugomba kubaho kubera ibi bihurimo bikomeye. We wari warahombye wibaza ubuzima ugiye kujyamo ubona nta cyerekezo mu kazi. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zikuremera umugisha w'akazi, zikuremera umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mana arengera abantu bawe bose bumvise iri jambo, buri muntu wese umukize icyo ashaka kumukiza. Urakoze Mana kumvise gusenga, nsengeye abana bawe. Urakoze kugiye kubakiza. Byose mbisabye nizeye kubyumvise kandi kubikoze mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Bene data, mwebwe mwumvise iri jambo, ndabashimira kumva ijambo ry'Imana. Ukeneye guhabwa inama cyangwa se ibitekerezo cyangwa gusengerwa, ushobora kumpamagara kuri telefone igendanwa 0782870610. Iyo niyo numero ushobora kumpamagaraho. Ikindi kandi ubu butumwa kugira ngo uzajye ukomeza ububone, ni ngombwa kuzajya ukomeza kumva ijambo ry'Imana. Ugomba gukurikirana ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye, ukumva ijambo ribohora ubuzima bwawe, ijambo rizima, ijambo rigukiza. Ikindi nanone nuko ubutumwa bugeza ku bandi bantu barushye baremerewe, kuko Imana irashaka kuruhura wowe ubwawe ndetse n'abagenzi bawe. Ushobora rero kugeza ubutumwa ku bandi bantu nabo bagahabwa umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Mushumba David, turi kumwe. Ndakomeza mbasengere kuko mfite umutwaro wo gusengera igihugu, gusengera isi muri iki gihe, gusengera abanyarwanda aho bari hirya no hino ku isi, kubera ko ari icyo Imana ishaka gukora kandi Imana ibafiteho umugambi mwiza. Ntimutinye, Imana iri kumwe namwe. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Shalom. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo benshi muranzi. Ubu natangije iyi channel ya YouTube, uyu murongo wivuga butumwa. Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza mu Rwanda no mu mahanga yose. Kandi ndashimira Imana kubw'umurimo nkoze ukomeye wivuga butumwa hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye, ahantu hatandukanye. Kandi Imana yabanye nanjye mu bihe bitandukanye. Ndabishimira Imana, yaranshyigikiye n'abantu benshi baranshyigikiye. Umurimo w'Imana ukomeza kugenda neza na bugingo n'ubu. Iki ni igihe rero Imana inyoboye gushyiraho uyu murongo wivuga butumwa dukoresheje URAKIRA TV. URAKIRA TV ni iyerekwa ryiza Imana yampaye ryo kugira ngo ntangarize abantu iri jambo ryiza ry'Imana. Kandi iri jambo rivuga ngo urakira, ntangariza abantu ko ari igihe cyo kugira ngo Imana ibakize, ari ibarwanya, ari ibibaruhije, ari ugukiza ubugingo bwabo n'imibiri yabo n'imitima yabo, bamenye ko Imana bafite umugambi wo kubakiza. Ikindi ntangariza abantu urukundo rw'Imana n'imirimo y'Imana. Nongere kubwira abantu ko Yesu akiza, agiye kubagirira neza muri iki gihe.
ikindi kandi nuko yicano hano nkuko nababwiye URAKIRA TV muzajya mukurikiranaho ijambo ry'Imana gusa buri munsi mu bihe bitandukanye, muzajya mugezwaho nanjye ndetse n'undi muntu Imana yampa, harimo abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi Imana yahamagaye kugira ngo bayivugire, nabo bacisha message yabo cyangwa se ubuhanuzi Imana iba yatanze hano kuri URAKIRA TV. Rero ndakurarika kugira ngo ujye uhora wumva ijambo ry'Imana uryakira, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Abantu bamamaza ibintu bitandukanye binyuranye, ariko njye nawe twahamagariwe kandi duhagurukijwe no gukomeza kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari ku ngoma kandi ingoma ye izahora witeka ryose. Rero ndagusabye ngo ushyigikire ivugabutumwa, urisengere, Imana ikomeze kubana natwe, byose bikomeze kugenda neza, umurimo w'Imana ukomeze kwaguka, ubutumwa bukomeze kugera kuri benshi, ubundi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Ndakuraritse rero ngo tujye dufatanya mu ivugabutumwa, ujye udufasha mu masengesho, udushyigikire kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gukorwa muri iki gihe gisa nk'iki, igihe kigoye. Ikindi kandi ndihanganisha, ndahumuriza abakristo, abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bahuye n'ibihe bigoye nk'ibi turimo bya COVID. Abagize ibihombo mu kazi kabo, ubukungu bwasubiye inyuma hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko mwihangane mukomere, Kristo aracyari ku ngoma. Wabahaye ubuzima azabaha n'ibindi byose. Rero turi kumwe, ndabasengera, ndinginga Imana ishobora byose ngo ikomeze ibane namwe, ibarinde kandi ibahe umugisha. Mubone Imana, mubone ukuboko kw'Imana, mubone imbaraga zayo, mubone umugisha w'Imana mu gihe gisa nk'iki. Kandi ndizera ko Imana muzayibona vuba bidatinze. Ubuntu bw'Imana n'amahoro n'umugisha bibonerwa muri Kristo Yesu bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'imiryango yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.